amahoro ku bantu bakunda gukurikira ibiganiro ntanga. Uyu munsi turi ku cyumweru itariki zo ntabwo nzibukabanza ari 20 I think ari 22. So yeah, nari nicariye ibitekerezo biraza mu mutwe ndavuga ni reka nze nsangize abantu ubwo nari nicaye hano mfata agakofi kanjye noneho tuganire. Mu gufata kofi nari ndimo nsoma igitabo cyitwa Make Your Bed, a very recommended book. It's a very small book, ni amapaji 25, so ni agatabo gato cyane umuntu ashobora gusoma uwo ari we wese. Ariko noneho ndavuga okay, aho gutekereza ibintu bikansirikira mu bwonko wabizana nkabiganiriza abantu, sibyo? So ejo twakoze seminari muri church y'abanyabwenge, yabaye very very successful. Mugabo Daniel Gisore kabisa did a great job mu kwigisha yigisha financial wellness. Ni program twatangiye muri no summer and kwigisha uko how to invest. Akazi kacu turigisha, then iyo nyigisho utanze wayibonamo value, dufite na services zifasha gukora investment. So abashaka kuncontactinga nimero yanjye ni nshobora gushyiraho barcode hano, ushobora kubona information zanjye, zaba ari amanimero, yaba ari social media zanjye. Uraza guskana QR code yawe yanjye na telefone yawe none ubone details. So ejo rero yarigishije ari kurangiza amahugurwa avuga ku mu nzozi ngo Yozefu yarotoreye ari muri gereza avuga ibintu by'ibimasa. Urumva abantu babyiruka mu bitangiriro, noneho avuga ibimasa by'imishishe byaje bigakurikirwa n'ibimasa binanutse, noneho ngo ibimasa binanutse bikaza bikamira ibimasa bibyibushye. Asobanura avuga ati nyabona rubyiruko, ndabategura ndababurira yuko uyu munsi turi mu burumbuke, turi nka bya bimasa birumbutse, atariko mu myaka yacu za 60-65 aho tuzaba turi bya bimasa binanutse, bizaba biri ku donc ni mu myaka tugomba kugerageza. Yari arimo asobanura izo nzozi avuga ati yazikoresheje nka reference, avuga ati mu by'ukuri urubyiruko uyu munsi ntago rwumva ejo hazaza uko hazamera. Ntago ushobora kubabwira uti nyabona ko mudakora investment today, mudasavinga today, mudasavingira abana banyu today. Kubera iki nta kintu na kimwe ahubwo ni kuba jeune marié, kuki mwebwe nta kintu mwikorera uyu munsi? Akanavuga ati iyo nganiriye n'abasaza bo mu myaka 60, ikintu cya mbere bakora ni ukurogereta ko batatangiye kare. Icyo kintu rwose nyemeranyaho nawe, kuko nanjye muri both ends of spectrum mu bantu dukorera ama investments, abakuru bose iyo turebye imibare dusanga barakererewe. So ndabaha nk'urugero, umwe mu ndabahereza ingero ebyiri mu ba clients b'uku kwezi kwa gatandatu kwenda kurangira, amaye nkatusigaje iminsi 9 gusa, ntago ndahitinga goals zanjye. I gotta get back to work. The goals nini, so zikaze. So umukiriya ndabahereza ingero ebyiri, umugabo umugore bari bameze neza mbere ya covid, ariko noneho bakora investment ariko mu myenda kandi batabanje kuvana imyenda mu nzira. Ikintu rero kiragorana iyo uri kwinjira mu myaka 50-52 ugifite imyenda ndetse ugisaba imyenda, kuko ntago umuntu yagohereza umwenda w'imyaka 30-50 ngo utekereze ko uwo mwenda uzakugirira akamaro. Bibukiranye yuko iyo ugenda wegera imyaka y'ubukure ariko ukeneye amafaranga menshi azakugufasha, kubera yuko udafite imbaraga zijya kuyakorera. Iyo ndebye abantu bari tarinze hano muri quartier y'abaturanyi,
ikintu cyonyine baba bari gukora ni baba bari aho ngaho, ntabwo bajya mu kazi, babayeho bateze. Savings ntabwo wategera amaramuko kuri guverinoma igena igihe guhera, ikagena ibyo izaguha, ikanagena igihe izabiguhera, so n'uburyo izaguhereza ibyo izaguhereza imfashanyo zayo. Imyaka 30 uyu munsi ugize amahirwe, hari abantu bari willing yo gufasha gusevinga, bimya amatwi, n'indu bihombera. Ntabwo uzi savings ufite kuri banke, uzi gusa credit card ufite mu mufuka w'ikofi. Ntabwo uzi interest baguca, inyungu ku nguzanyo baguca, ariko nta nubwo uzi inyungu ubona kuri savings zawe, cyane ko kenshi ntaziba nazo. None se ubwo murambwira yuko turi kwerekeza hehe? Murambwira ko turi kwerekeza hehe? Murambwira yuko ubuzima bwacu buri kujya hehe? So ushobora kumbwira uti yagiyewe mfite apartment, mfite amazu, mfite residential. Accumulating assets is good, ariko kutagira plan. So ubwo ngeze ku wundi mukiriya wa kabiri. No couple ni abantu bo muri Eritrea na Ethiopia, ngira ngo bafite amafaranga rwose, income yabo iza neza, ni bato cyane, imyaka 30. Noneho muri iyo myaka yabo 30, ariko nta cyerekezo bafite. So kubera badafite icyerekezo, amafaranga yose bakoreye muri izo properties zabo arongera agasubira muri properties. Remember, they don't have any debt. Nta debt bafite, ntabwo babirivinga muri debt, ariko nta n'icyerekezo bari bafite. So duhura rero, ikintu twakoze navuga okay, so nta debt mufite, très bien, inzu yabo irishyuye, abana babo bombi babaguriye amazu ko ari 3, ubwo saga ntabwo ari bombi, ni bose. Bafite amaparito agera muri 15, 16. So ariko ntabwo bafite goal. Income iraza, bakabura icyo bayikoresha, bakagura iyindi property. Ariko noneho iyo wicaranye nabo ukajya kureba stress bashyira mu bazanirwa na izo properties, usanga mu by'ukuri izo stress zirenze urugero. So bimwe mu bintu twarimo tuganira no kureba property managers, no kureba what can be done, noneho bakinjoyinga guhitinga target ya retirement yabo at age 50. Imyaka 20 twabikoze plan, bazaba bafite cash flow tudakuyeho income ya properties, kuko muri ya properties ntago zisaza, ahubwo zigenda uko zisaza ugenda usubizamo amafaranga ukazirinovatinga, zikagenda zirushaho kuba nziza. Ariko at the end of the day twarebye uburyo bazastrategizinga ama properties bakayagabanya. Niba badashaka guhayaringa aba property managers, bagomba kugabanya properties kuri level bo bagomba kumanaginga, cyane cyane bagenda babikora buhoro buhoro uko begera retirement, noneho bakazagenda noneho basecuringa more money. So niba korana nanjye, which they are, tuzakorana mu myaka 20 iri imbere, bazafite $2,250,000 by'amadolari cash flow, badakuyeho n'amafaranga yavaga muri property. Remember, property zabo ntabwo zizajya away, ariko noneho bafite na cash $2 million in next 20 years. So icyo abo ni umugabo n'umugore bwite cyabo. Not only ko bakoze banaguriye abana babo amazu, abana baracyari bato, imyaka 9, 6, bafite amazu already, bafite abandi bantu bayakodesha. Inama yanjye ko ari uko ubukode buva mu mazu bufundinga future y'abana. So ariko kugira batabaspoilinga, kuko era abantu batabizi, bafundinze, of course hari trust, hari everything, bafundinze buri mwana, ariko tubikora mu rugero kugira ngo abana nabo bazige gukora, batazablowing the whole thing. Buri mwana azaba afite $600 by'amadolari, ubwo ni abana 3, buri mwana wese afite $600 by'amadolari ku myaka 18. So hari ikintu rero gikomeye cyane iyo umuntu ahitinga aba afite target. No kuvuga ngo ubwo twamaze kubona igihe, tukamara kubona contribution mensuel, donc buri mafaranga
bazajya batanga buri kwezi, tukamara kumenya igihe ababyeyi bazaritaringa, impano bazahereza abana. Ubu noneho akazi kabo, ibintu byose bakora buri cyumweru buri kwezi, ni ugukora basatira iya target. Nta kintu nahinduye special ku buzima bwabo. Ikintu cyonyine nahinduye mu buzima bwabo ni ukubahereza icyerekezo. Bari directionless, donc nta direction bari bafite. Ikintu cyose bakoraga, let's buy next property, let's buy next property, bakinira ama properties menshi, ariko batamezira risk, ariko batanafite a better way to use their income. Now no, arubwo se bivuze yuko bari kuzagera mu myaka 20 iri imbere badafite $2 million in property worth of yes they could. Ariko ikintu nongeyeho ni cash flow. Cash flow is the most important thing. Hari cash flow izaturuka muri properties, hari na cash flow izaturuka muri cash flow. None the beauty of this is iyo turebye uburyo bazagenda withdrawing every check they need to keep to maintain their lifestyle, amafaranga yabo azarushaho donc bazagera ku myaka 80 bagize miliyoni 12 n'amasense, ibintu nk'ibyo ngibyo. Why? Needs zabo, abana bazaba bavuye mu rugo, bazafite more money coming from their assets, bazafite cash. Noneho cash ziturutse muri assets ziyongera muri investment zabo zizakura kuri rate isumba withdraw yabo, kuko bazaba ari umusaza n'umukecuru. Abasaza n'abakecuru se bakoresha amafaranga iki? They just use money to bless others. So bityo ugasanga niyo wakura 3% kuri izo miliyoni 2 bazaba bafite cash buri kwezi, buri mwaka, it's a lot of money. Mwaka 3% yayo ngayo, kandi amafaranga akaremaininga invested, cyangwa se bagakoresha annuities cyangwa se ibindi bintu bi protecting amafaranga from not losing value. Noneho ukanayongera muri ya properties na cash flow muri abo bantu bazirentinga. It's going to be fun. So I'm proud to share that. Bintera ishema rero iyo uhuye n'abantu b'urubyiruko bemera kuvuga bati ducoachinge, tuzakurikiza inama zawe. Noneho the beauty of this is umudamu yahise avuga ati ndashaka kuza nkabyiga ibintu byawe, ati kuko dufite community nyinshi iwacu batumva, ati bose bafite amamiliyoni, bafite ibihumbi magana n'amagana, ariko badashaka ko hari umuntu n'umwe ubimenya. Donc ntago bashaka ko hari institution imenya ko abantu bafite amafaranga, bashaka kwiberaho ubuzima buri humble, ntago bashaka kwi-expose. Ndavuga ni I agree, bino nkwigishe, noneho licensingire, license yawe tuzayishyura, nurangiza uzagenda managing properties z'abantu biwanyu, managing cash flows zabo, nkwigishe the same exact thing. So I want to duplicate myself, meaning ndamutse ntahari, hari undi muntu ushobora gukomeza kujya gufasha abantu mu buryo abo bantu bakeneye, ku buryo mu by'ukuri abantu bakomeza kubona serivisi zibagirira akamaro n'ababakomokaho. Naho ngaho cyane cyane mbashaka kwerekeza, sibyo? Naho mbashaka kwerekeza, kandi tuzabigeraho. Tuzakomeza tugende buhoro buhoro, twigisha abantu, twigisha urubyiruko. Uwo nguwo wenda mvuze nuko afite aho yarageze ashakisha. Buri muntu wese arashakisha, kandi buri muntu wese agira ahantu atangirira. I think nudafite n'igiceri cy'icumi, nudafite, ariko abari mu kazi, hari abantu bajya muri factories, hari abantu bajya muri office, ariko kuko badafite sense of direction, ugasanga birabagoye, bakaba bifuza bati ninde muntu wadufasha kutwereka icyo dukeneye gukora. So kudos to those families. I think yuko ari ibintu byiza cyane. So niba rero ukorera amafaranga, ayo mafaranga ugomba kuyongera ukikatira kandi gaceke kawe wihemba. Niba hari umuntu uguhemba uyu munsi, inama yanjye kuri wowe nuko wagombye kongera ugakoraho 10% by'amafaranga ukorera, ukongera ukayihemba. So ndi kuri unité centrale y'inoza iri gusakuza, ntabwo ndi butinde, kubera yuko nintinda biraza kuvangira video zacu. But my point here is, niba hari umuntu ugukatira check, ukaba udafite business running,
ufite business running good, ariko niba udafite business running hakaba hari umuntu uguhemba, my advice to you, inuza inama naguha nuko nawe ugomba kongera ukihemba, kuko nta handi hantu hazava amafaranga azakugirira akamaro uretse ku mafaranga ukorera uyu munsi. I'm obsessed, so rwose mbivuge, ndi obsessed no gutanga education, ndi obsessed no gufasha abantu, ndi obsessed kandi nzaterwa ishema no kubona mu myaka 5-10 iri imbere hari abantu babonye inama twagiranye zikabagirira akamaro. Ntago mvuze ko ari nzira y'ukuri no kugira better financial life, ariko niba nshobora kugira uruhare mu kugufasha gutera imbere, please let me know. Tugomba kwicarana tukareba ibyo dushobora gukorana bikaba byakugirira akamaro. So ninvestinga cyane muri business yanjye kugira ngo mbashe kubona amakuru ashobora kugirira akamaro. Ninvesta muri business yanjye kugira ngo mbashe kugira access kuri my investment ashobora kugirira abantu akamaro. Rero kandi iyo mbikorera ubuntu, donc iyo izo services zitanga nzikorera ubuntu, abakiriya ntago bamemba, muzagende mubaze bamwe mu bakiriya banjye, nta kintu na kimwe bamemba, companies zipartneringa nanjye nizo zimemba. So ibyo rero bikorohereza abakiriya kubona service donc ikintu nkora ni nko gufata produit abantu bari successful bakoresha nkazizanira middle class, nkazizanira abo bantu bo baciye bugufi. Ntago bivuze yuko ntafasha n'abantu bateye imbere, I do. It's okay umuntu uvuga ati giye narabyikoreye, I'm self taught, good luck. Service yanjye ubwo n'undi si yawe, service yanjye ni abantu bifuza gutera imbere, bakeneye ubufasha, bakaba banakeneye ubujyanama. Umuntu wumva ko rwose yigiriye inama akaba ari successful, akaba aza aho agiye, akaba azanabyikorera, iyi video ntago ari iyawe, tuzakomeza tuba inshuti, so nta kibazo mbifiteho. Ariko niba wowe uri kureba ino video ukeneye investments advice zo gushora imari, ukeneye mortgage, amafaranga y'inguzanyo yo kugura inzu n'uburyo bwo kukwigisha kuyishyura, ibi service naguhereza, ndetse n'ubujyanama, haba ari kuri small businesses, haba ari kuri family, donc ibyo bintu byose ndabikora. So rero ni hehe wansanga kuri Instagram yanjye ben_Nkiko, wansanga kuri Facebook ushyize mu mazina yanjye, wansanga kuri YouTube, wansanga kuri WhatsApp, I think ngomba gukora channel nkareba uburyo gihita, wansanga ahantu hose, no kuri telefone yanjye 9725559 then let's have fun, okay? So I hope yuko iki kiganiro ari good wake up call. Remember, buri muntu wese agira ahantu atangirira, it's never too late. Niba uri hagati y'imyaka 22 na 25, this time is yours. Make sure you take advantage of it. Yeah? So we'll see you guys in the next video. Bye bye.